mwiriwe neza abandi muraho tudaherukanye abakoze subscribe abatarayikora namwe nimuyikore maze tuzaze tubana kuri Vedasta Empire. Uyu munsi rero dufite umutumirwa Mama Deborah muraho neza? Iminsi mingi. Yego. Uyu munsi rero Imana ni nkaho tugize umugisha wo kuba nongeye kukubona kuri Vedasta Empire. Ni ikaze, ni urugo rugari, ni urugo rukunda abashyitsi, nawe rero turakwakiriye ikaze. Uyu munsi rero tudatinze cyane, nubundi ni intego ya Vedasta Empire no kugomeza gusigasira kubaka umuryango. Ni ukuvuga ngo tugatanga inama ku bashatse, ku babana ndetse no kubatekereza kuzubaka urugo tukabagira inama. Uyu munsi rero wowe impamvu tugutumiye ni ikibazo kimaze kugariza societe nyarwanda, ni ikibazo kimaze kugariza ingo. Nuko kuvuga ngo bidateye kabiri umugore n'umugabo baramara gushakana, baba bapfuye ikibazo runaka, umugore akihutira ajya kurega umugabo kuri RIB, kandi kuri RIB igisubizo kihava nukuba wenda nyuma yo kumugira inama bikanga bashobora kuba umugabo yafungwa. Ese Mama Deborah, ubona biriya bintu nkawe nk'umubyeyi, ubona biriya bintu bikwiriye cyangwa se hakwiriye kuba habanza hagakorwa iki mbere yuko umugore yakwihutira kujya gufungisha umugabo we, kuko ni ibintu bimaze gufata indi ntera cyane? Uratubwira ukuntu byumva? Reka tonde dusenga Imana, turageze Imana ko tugiye gukora. Imana yacu mu izina rya Yesu, uri imfura mu bazutse, uri nyangamugayo, uri gupfukamirwa, uri wo kubahwa. Tugushimiye ko turamije amaboko yawe akomeye, twarakubonye turengera, twarakubonye turwanirira kandi uradutsindishirije. Akiri cyura kuko ugikwiriye mu mbaraga z'umwuka wera. Rero tuguhaye karibu n'ikaze mu byo tugiye gukora, no kubaka umuryango kandi umuryango ukunda, no umushinga ukunda kandi wabayemo mu izina rya Yesu. Kandi Satani arawanga, ariko nyemerera ko kuri kumwe natwe udushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Imana atuyobore muri iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo icyo tugiye kurebera hamwe ni ukureba ikintu kimaze gufata indi ntera mu muryango nyarwanda. Ugasanga abantu bashakanye nk'abantu bagiye guhigana. Yego. Bashakanye nk'abantu ahari umugambi wabo ari uguhigana, umwe akagirira nabundi undi akagirira nabundi. Ibyo bintu birakwiye? Ntago bikwiye. Ubundi umuryango, urugo ni umuryango mwiza, n'umushinga mwiza Imana yakoze, yatekerejeho kandi ukora neza. Hanyuma ntekereza ko iyo ugiye gushaka no kwiyemeza, kamvuge ko gusenga gushaka no kwiyemeza, kandi urugo ni ishuri wiga nturirangiza ukazarirangiza ari uko uyu mwuka watuvuyemo. Hanyuma nta muhanga mu kubaka, ahubwo Kristo niwe wubakirira. Kristo niwe wubakirira. Yego. Wavuga ati se kuki abatwumva bavuga ati se udafite Kristo, ntegeza ko nta muntu utazi Imana. Nta muntu utazi Imana. Nubwo niyo wabyirengagiza ariko umuntu abayizi. Ariko ububizi. Rero mu by'ukuri birakwiye ko umuntu ajya gushaka yabitekerejeho, agashakana n'uwo babana, kandi ukabanza ukamenya ko utari marayika nawe atari marayika, umuntu wese akorohereza undi. Ariko ntabwo bikwiye ko umuntu yagirana ikibazo n'umuntu mugenzi we ngo bahite birukanka mu buyobozi. Hari ubwanyu kongera kwicara mu kwabyumvikanaho, hari imiryango muvukamo, hari inshuti mugira, none hakaza na leta. Kuko ntekereza ko itegeko nyine rivuga ko umuntu ufite ikibazo kigomba gukemurwa, ariko nategeza ko tutagomba kubera ikibazo RIB natwe n'abayobozi ni leta cyangwa se ni twebwe, ariko ntibikwiye ko tuba ikibazo, ahubwo dukwiye kungana tukagira umuryango mwiza. None njyewe hari ikintu kinyobera. Ese ubundi ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore iyo bamaze gushwana, umwe akajya kuri RIB, uretse ko igisubizo cyo ari ugufunga umugabo cyangwa umugore, ubundi kiriya kintu kiri buze gutanga uwuhe musaruro mu rugo? Yenda ni bakanabwira ati kuvuga ko ese ni ukubera turi kuvuga uriya nimba igisubizo kiri buze kuva kuri RIB ni ikihe hagati y'abashakanye, umugore ugiye ugiranye ikibazo n'umugabo agahita yirukanka akajya kuri RIB. Kuri RIB hari buzeho kuba babunga cyangwa se umwe muri bo agafungwa. Ese mu bashakanye iyo afunzwe ubona ari ikihe cyuho gishobora kubaho hagati y'aho ngaho kubaho mu gihe umuntu umwe mu bashakanye afunzwe? Ese ni iyihe inyungu wa muntu usigaye mu rugo ari bugire ko mugenzi we bamufunze? Ntekereza ko buri RIB atari
bitatwifuriza inabi bashobora kugusigarana kubera ko ari ibyo burabaze kwangiza ushobora kugenda uri umugore mufitanye umujinya mwakoze ibintu bitari byiza rero ukavuga teka twe tugusigaranye kugira ngo umuzinya ucururuke ariko mu by'ukuri ntago bikwiye iyo twubatse turi ababyeyi dukwiye gutanga urugero rwiza mu bana nta zindi nyungu ribu zikomeye izifitemo zo kugira ngo yangize abantu ibigira ngo ibahuze n'abandi ibahuze ariko mu by'ukuri birakwiye ko umuntu wese ashaka yabitekerejeho akunganira mugenzi we ikintu kitunana ni ingeso undi iyo ingeso ugerageje kuvuga ngo ese ko mbanye n'umugabo wanjye ntihari ibyo ngomba kurekura ese singomba kunyurwa ese ko umugore wanjye nawe tubanye ese nanjye hari ingeso nguye kurekura ni wari umusiribateri byonyine hari ikibuga uhinduriwemo hari ikibuga uhinduriwe ukwiye guhindurirwamo wakiniragamo warutubwiye ku bijyanye n'umujinya ko abagore benshi bajyanwa kuri ribu n'umujinya umujinya ahari iyo umaze gushira aricuza ese ni ukuvuga ngo uriya muntu wagize umujinya bikaba ngombwa yuko ajya kurega umugabo we rimwe na rimwe byaba ngombwa yuko umugabo yaba yarengereye bakaba banamucumbikiye cyangwa bamufunze ni ukuvuga ngo uriya muntu y'umujinya umaze gushira wowe utekereza ko bigenda gute muri we nyine habaho kwishaka ko ati subu nibiki uzare iyo umuntu akubise undi akamwangiza bituvuga ati gusubu kuko kamere ubundi kurwanira kamere iyo ukoreye muri kamere byanze kamere igukoresha ibibi ariko uri mu mwuka arakuganiriza ahubwo ati nyamara ibi ngibi ntago bikwiye mwuka akagufata rero akwiye ko dutunga mwuka cyane kurenza dutunga mwuka korosa kamere Mama Deborah ni ukuvuga ngo uyu munsi umugabo udakijwe umunsi umugore udakijijwe uramubwira iki umugore utakijwe cyangwa umugabo udakijwe namubwira ngo nukuri nafate Yesu ni mwiza araryoha Yesu akubakira urugo bikagenda neza bikeya byabonetse mukabisangira ibyishi byabonetse mukabisangira Yesu araza akarwubaka pe ibyo udashoboye cyane cyane ko abantu bafite ibikomere bitandukanye by'amateka yatubayeho mu gihugu cyacu ukaba udafite ababyeyi ukaba warabuze abavandimwe yenda ukaba umuryango ugiye gushakamo umugabo azakubera byose cyangwa se umugore azakubera byose ariko mu by'ukuri ufite Kristo akubera inshuti nziza ari nuza si ngombwa ko ibintu abantu bose babyumvaho kimwe Mama Deborah uvuze yuko abantu bose ntibakire Kristo nk'umukiza ubwo ni ukwakira Kristo nk'umukiza ariko si physical mu bigaragara ese ko turi kubona ntago tu generalize ariko n'ubundi turanga tukabibona ko turi kubona abapasteri abakristo abantu bakomakomeye mu nsengero ari bo biri kwanga bimeze bite umwanzi nyine biraterwa n'iki njya mbona nta kindi hari igihe biba ikintu kimwe nabonye no kwibagirwa aho wavuye kuko ishuro nyinshi turagenzwa tugasanga mu ngo z'abakozi b'Imana ugasanga umugabo yenda araha Imana yamukuye imuteye icyubahiro bamukomeye amashyi ugasanga yenda n'umugore nawe imuteye icyubahiro bamukomeye amashyi ugasanga noneho muri cyagiye wari biragaho umugabo wari ukwiye kumukunda kubera igihuri mu gihe mbona ibihari bibyahinduye abantu ariko kuko mbona ngewe umuntu wese akwiye kubaha mugenzi we bagakundana ni ibihe rero bitumye abantu bahinduka izi ngo zo kutanyerwa wabona umugabo akavuga ati umugabo agiye nibone ufite amafaranga nibone ufite ubutunzi uyu ndamuretse mu by'ukuri ukabona ko nta rukundo rwari ruhari ariko ahantu hari urukundo n'ukuri nta kibazo gihaba Mama Deborah urakoze ariko se njyewe ndacyakubaza ni ukuvuga ngo ikintu uvuze kigiye gutuma mvuga ku bukwe bwa Pastor Mutesi ntago njya nkunda kubyinjiramo cyane kuko sinjya mbikunda cyane bitewe nuko ikintu abantu bahuriyeho bigatuma hazamo ibintu bimeze nko gushwanashwana sinjya nkunda kubivuga ariko reka mbivuge kuko kuri ubu buryo Pastor Mutesi Asia n'abantu tuzi yuko twagakwiriye gufatiriraho icyitegererezo ku bantu bashobora kuba bafite Kristo bigeze kwakira umwami nk'umukiza ariko dushobora kuba turi kubona bimwe na bimwe mu bintu bigenda bisohoka yego ntago tubateye ibuye burya nta n'umuntu umenya aho undi yakirijwe ushobora uyu munsi kuba wumvishije ibihuha cyangwa se n'ibiri byo ariko ntumenye ngo wa muntu yakirijwe hehe ese ni ukubera iki ibi bintu biri kugenda byogera mu ngo z'abakristo ese ni Satani uri gukaza imbaraga cyangwa se n'umuntu ku giti cyewe uri kugenda ahinduka ukundi kuntu nategeza ko burya
kuko itorero ryarubahagwa, pasiteri yarubahagwa, umudiyakoni kugeza ku umudiyakoni yarubahagwa, umuntu wese wabaga ufite inshingano mu rusengero yari uwo kubahwa. Ariko ubu ngubu nibo bantu bari kurira bagenda baburira, ariko bikaturuka ko mu buryo nabo bifashe. Urabivuga wiki ni satani uri kwima ingoma, uri kugenda ajya mu bakozi b'Imana akabaca intege, ni mwene muntu wabaye mubi kurusha uko yari ameze. Urabyumva ute? Mu by'ukuri ikintu cyose muvandimwe, ahantu hose mutazahurira muvuga Kristo hazabamo ibibazo. Mu bintu bisanzwe mutazahurira muvuga ijambo ry'Imana muri mu bindi, nekeza ko ari ibihari igihe umuntu arangara ugasanga uko wahamagawe ntabwo ari kugumyeho. Biragoye buriya muri misi ya none hari igihe nyine Imana ikuzamura akantu gatoya kumva ko nyine ukwiye kuzamuka, ariko iyo uvuye ku gicaniro hari ingaruka zo kutava ku gicaniro. Iyo uvuye ku gicaniro hari ibintu ujya mutarukwiye kujyamo. Rero abamama buriya ahubwo igitangaza nuko batashwana. Kuba mama rwose abamama barashwana, kandi banashwana na vuba. Amarangamutima yabo agaragara vuba kandi bitari binakwiye. Ariko mu by'ukuri iyo ubonye uri umushumba hari ibintu ukwiye kwirinda ukavuga ati se ni nkora iki, baragira ngo iki. Ku buryo burya ushobora kuzi ko izina pasiteri, niba uri pasiteri uzi ko izina pasiteri kurusha uburemere ku bintu byose iri kurusha uburemere. Ushobora kuba tutazi Vedaste ko tukamenya kuri pasiteri, izina ryonyine pasiteri rikurusha uburemere, rirakwemera ko ari ikintu udagomba gukora, ugomba kurigira ubusugire ukaririnda cyane. Rero mu by'ukuri birakwiye ko abamama kuno bashwanye hari ibyo batahuriyeho, hari aho batabaye maso. Mama Deborah, ni ukuvuga ngo gusenyuka k'urugo, gusenyuka k'urugo ubundi imva n'imvano yo gusenyuka k'urugo, wowe wemeza ko bishobora guturuka ku magabo, bishobora guturuka ku mugore? Wemeza ko gusenyuka k'urugo bishobora guturuka kuri nde? Gushaka guturuka kuri bose. Ku mugore byaturukaho, ku magabo byaturukaho, ibintu byose birashoboka. None umuntu uvuga ko umugore iyo aciye bugufi, abantu bemeranya ko iyo umugore aciye bugufi, ni imyumvire, kuko imyumvire ntago ari ngombwa kuyihuza. Abantu bemeza yuko mu gihe umugore yaba yaciriye bugufi umugabo, urugo rutashobora gusenyuka. Ubyumva? Oya, ibyo ni ukubeshya. Kwisi umugabo wataca bugufi ku wundi, bose bagomba gucana bugufi bakubahana. Ibyo byawe uri ukubeshya. Ushobora guca bugufi ariko uwo waciriye bugufi ntabiha agaciro ko wamuciriye bugufi. Abantu bose, yaba umugabo naca bugufi, yaba umugore aca bugufi, bose bemeranywe bakundane bubaka umuryango. Ni ukuvuga ngo umugore aciriye bugufi umugabo n'umugabo agacira bugufi umugore, niho byagenda neza kurusha. Bose rwose bakaringanira rwose. Mu gihe umwe muri bo byanze, uratanga izihe nama? Muri mu gihe byanze, umugabo byanze, umugore byanze, umugore cyangwa umugabo, umuntu wese akwiye gukora inshingano ze nk'uko yazihawe. Niba uri umugore kuri inshingano zawe nk'umugore, niba uri umugabo kuri inshingano zawe nk'umugabo. Njya nkunda kuvuga ngo intambara utazagiramo uruhare Yesu azazirwana. Aho twashyizemo Imana, kuko Imana nyine niyo nkuru, hano tuba tuzavuga Imana. Rero wowe Vedaste cyangwa se Mama Deborah, muri ibyo ukwiye gukora, ibindi Yesu azabirwana. Ngewe niba ndi umugore wawe ugasanga ndakubuza amahoro, ndarankuvuzaho induru, izo ntambara urimo urazirwana ariko utazifitemo uruhare, Kristo w'i Nazareti afite uko azabigenza. Mama urakoze. Reka turebe, urugo ruranze, urugo rurasenyutse, bibaye ngombwa ko ibintu byanga burundu pe, tutisunze amategeko, tutagendeye ku ngingo runaka z'amategeko. Mama Deborah, umugabo umugore baratandukanye, ubona abana bakwiriye guherera kuri nde? Bose bakwiye kugira inshingano zabo nk'umubyeyi. Ntabwo ari ngombwa ko umugore ajya gufata abana be cyangwa umugabo, mwese mwarabareze mugira inshingano zo kurera abana banyu. Nk'umubyeyi w'umumama, nk'umubyeyi ufite ubunararibonye mu bijyanye n'umuryango, turi kukubaza kuri iki kintu. Turakubaza, yego umugabo ari buze kumenya inshingano afite ku bana, n'umugore amenya inshingano afite ku bana. Ndi kukubaza iki ngiki, ninde muntu uri bubane n'aba bana mu nzu? Wabana n'umubyeyi w'umumama. Buriya umumama rega, mama umwe niwe twabonye ejo ndi yitwa umugabo wavuze ngo umugore si umuntu. Ni Rumaga, ni umusizi bita Rumaga. Buriya irabivuze afite impamvu. Buriya mu by'ukuri ni abapapa, namwe muri abapapa murabizi, ariko buriya mubona imbaraga nyinshi ko ziri kuba mama. Ziri kuba mama rwose. Uburere imbaraga nyinshi ziri kuba mama.
ni ukuvuga ngo bibaye byiza umwana yagumana n'umubyeyi w'umumama. Buriya hari impamvu bivuze, hari n'icyabitera, uretse ko nanjye aho ngaho turagendana bitewe n'uko inshuro nyinshi umugabo kuba yabasha kuba yamenya akana kariko kose umwana akeneye biragorana kurusha uko umumama amenya akana kariko kose umwana akeneye. Ikindi kandi hari uko twaremwe wantera amabuye aho ngaho nta kibazo. Umumama hari uko yaremwe, Imana imuha icyo twita umutima w'urugo. Iyo bavuze ngo ikintu ni umutima, ni ukuvuga ngo umutima turawuzi niwo upompa amaraso ukajya mu ngingo hose. Nubwo n'umugabo ari umutwe w'urugo, ariko nyirizina umutima w'urugo upompa amaraso akajya mu ngingo hose. Yaba ari ibyo umugabo akeneye abikura ku mugore, yaba ari ibyo abana bakeneye barabikura ku mubyeyi w'umumama. Mama Deborah, ni ukuvuga ngo mbere yo gusoza reka tugaruke ku kintu kijyanye n'iyobokamana. Mu gihe umubyeyi aramutse umwe yemeye kuba umukristo, undi ntabe umukristo, abo bantu urabagiriye ihe nama? Umwe ntiyemeye ko umukristo nakemeye ko umukristo. Akenshi na kenshi usanga ababyeyi b'abamama aribo bemera gushakira igisubizo cy'ibibazo byabo mu rusengero bakaba abakristo. Nawe binakwiye ariko ntibabyiteho. Uyu mubyeyi w'umumama uramugiriye ihe nama? Uyu mubyeyi w'umupapa wanga gukurikira umugore we ngo bakizwe uramugiriye ihe nama? Buriya abagabo batinda kumva cyane, ariko abagore barumva cyane. Rero mu by'ukuri ntekereza ko ari umugisha burya, aho kugira ngo ujye mu rugo rw'umugore udasenga, umugabo asenga, wajya mu rugo rw'umugore usenga, umugabo adasenga. Umugabo udasenga, urugo rufite umugore usenga, umugabo adasenga, n'urugo rufite umugabo usenga, umugore adasenga, wajya mu ruhe? Najya mu rugo rufite umugore usenga. Kubera iki Mama Deborah? Buriya umugore agira inshingano nyinshi n'ukuri. Buriya uzare n'umugore iyo ari mu bintu birushaho kuba byiza. Yego muri abanyembaraga, yego rwose muranatekereza ibisubizo bikaboneka, ariko iyo ushatse igisubizo ukagiha mugenzi we ntagisigasire, ntabwo biba byiza. Rero mu by'ukuri iyo umumama asenga, arasenga, umugabo akazagezaho nawe akumva, kuko abagabo namwe murumvira abadamu banyu, akakurarika nk'ukwezi, umwaka ugakizwa, akakurira imbuto nziza, bakavuga ati yo yenda birashaka ko hari igihe aba yarakijijwe muri kumwe yarafite imico mibi, ariko kubera ko yagira mu rusengero akumvira mwuka w'Imana akagenda akizwa, bakavuga ati ko umugore yanyereye imbuto nziza, reka nanjye nkizwe. Hari abapasiteri bafite abagore twakwita ko bagowe. Yego. Ugasanga umuntu ni pasiteri ahora ku gatuti arabwiriza agira ate, ariko nyirizina umugore we aravuga ati wowe ntago uri umuntu. Uriya mugore uri bumugiriye inama? Ntago bikwiye. Ugize amahirwe wabona umugabo ukijijwe, kireka yakijwe nyine yishushanya, kandi dufite abantu bishushanya reka. Dufite abantu bagaragara ko bera ariko imbere ari amasega. Ariko mu by'ukuri biranakwiye ko nawe wahinduka ugafasha umutware wawe, cyane cyane ko rega bino tuvuga nubwo isi itabyemeye, iyoboye n'ikinyoma, kumva ko abantu inshuro nyinshi abantu barabeshya, ariko mu by'ukuri iyo uri umugore ukijijwe neza n'umugabo akijijwe, ibintu bigenda neza. Rero mu by'ukuri kandi rega twunabwire n'abantu uko zino ngo tuzanazibazwa. Ni ukuri buriya Vidas, niba uri umugabo uzabazwa abana ba Imana yaguhaye icyo waba wakoresheje, n'umugore wawe ko wamufashe, n'umugore we nawe azabazwa cyagiye Imana yamuhaye abana, n'umugisha ibimuhaye kuwusigasira, nk'uko yavuga ngo kuki naguhaye itarano ntuyikoreshe. Nawe kandi umugore wawe azabazwa impamvu uko yagiye agufata. Buriya hari ibyo duhemberwa mu byo dukora. Buriya gihe hari ibyo mpemberwa ku bw'umuryango wanjye Imana nafashe, umugisha Imana iba yaduhaye sinkubakinge, nawe umugisha Imana iba yaguhaye ntubakinge, ugashaka igisubizo cy'umuryango wawe. Imana irabikunda buriya. Imana ikunda umuryango. Ni ukuri Imana ikunda umuryango. Nigeze kubwira abantu mu kiganiro, hari ikiganiro nigeze gukora, nabwiye abadukurikira yuko nkiri umusore ntigeraga mbona amahirwe mbona ndi umugabo. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana ikunda ingo. Ndabisubiramo, Imana ikunda ingo, Imana ikunda umuryango. Yego n'abandi irabakunda, ari abasore irabakunda, abakobwa irabakunda, ariko buriya hari impamvu izigashyigikira
ingo izigashyigikira umuryango. Niyo mpamvu rero umuntu wese udukurikiye twamushishikariza kuba yakurikirana ikiganiro cya Vedasta Empire ariko agakunda n'Imana. Bantu mufite ingo, bantu mwubatse, mugerageze mushakire igisubizo ku Mana. Ibibazo mugira byose mubishakire igisubizo ku Mana. Mureke kwihangira gukiranuka, mureke kwishushanya, mujye mu rusengero mukizwe kandi koko mukijijwe bivuye ku mitima, mwo kwishushanya. Hari uyu munsi urasanga pasiteri ni uteza ibibazo mu rugo, w'itorero runaka niryo umuntu uhagarara itorero runaka ni uteza ikibazo runaka mu rugo. Ariko icyo dushishikariza umuntu wese, wireba bariya abantu, wireba umuntu ngo nuko ari pasiteri. Wowe nkuko mama Deborah amaze kubitubwira ngo urugo rwawe uzarubazwa, umuryango wawe uzawubazwa, abana bawe uzababazwa. Ni ukuvuga ngo mumwumvire, ni ukuri, mutwumvire, mwumve ko ibyo tubabwira ari ukuri. Urugo rw'umuntu mu gihe yaba agize uruhare rwo kuzarusenya, igihe runaka azabazwa rwa rugo, ya mibereho mibi y'abana, byange bikunda igihe runaka uzabazwa imibereho mibi abana bawe bagize, bitewe n'uko wafashe urugo ukarudurumbanya, bitewe n'uko wafashe urugo ukarugira isiribaniro ry'ubugizi bwa nabi. Mama Deborah, ni ukuri reka tugushimire kubw'inama uhaya abakurikira Vedasta Empire kubijyanye n'imyubakire y'urugo. Reka rero tubwire abadukurikiye bose, ntabwo igisubizo ari ukwihutira kuburegana, ntabwo igisubizo ari ukwihutira kujya gutanga umugabo wawe, ntabwo igisubizo ari icyo kujyana umugore wawe zindi nzego. Nimubanze mumenye icyatumye muhura ko ari ukubaka, mugomeze mwubake umuryango muri rusange. Turabashimiye rero abadukurikirana mwese, mukore kuri subscribe maze tubashe kubana buri munsi uko bwije nuko bukeye. Uzaza umenya yuko n'ikiganiro cyagezeho ubashe kukireba, ariko ntushobora kubimenya utakoze kuri subscribe. Ikindi kandi mukore comment ku biganiro byacu, tubashe kumenya ibiganiro twabakorera ku kindi kiganiro kizakurikiraho. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndagushimiye cyane mama Deborah, Imana ikurinde kandi n'ukuri rwose umusanzu utanze kuri Vedasta Empire, Imana igikongereraho ukuye. Turabashimiye rero, Imana ibaha umugisha. Bye bye.